Ni umunsi mwiza abantu twese twizihizaho ivuka rya Yesu. Rimwe na rimwe abantu bamwe bafata igihe ndetse bagafata n'urugendo bakajya kwizihiza uwo munsi. Bakajya mu bihugu bitandukanye kugira ngo baze kubona itandukaniro, kugira ngo uwo munsi uze kuba utandukanye n'indi minsi yose bigeze bagira. Uwo munsi niwe twita ivuka rya Yesu. Ku munsi wa Noheli abantu bahana impano, bagasangira, bakaganira ndetse bakanatembera bakava ahantu hamwe bakajya ahandi. Icyo gihe nicyo tuba twizihiza Noheli. Gusa muri ibyo bihe by'ibyishimo n'ibirori hari ibihugu birenga 10 biba bitabyitayeho, ku buryo ubuzima buba bwakomeje. Abagabo n'abagore bose babyuka bakajya mu mirimo y'amaboko bari basanzwe bakora mu buzima bwa buri munsi. Ibyo bihugu bikaba ari ibihugu birenga 10, ariko bikaba ari bya bihugu byo mu Barabu, harimo Afghanistan, Algeria, Bhutan, North Korea, Libya, Mauritania, Sahrawi Arab Democratic Republic, Saudi Arabia, Somalia, Tajikistan, Tunisia, Turkmenistan, Uzbekistan na Yemen. Ibyo ni ibihugu bitajya byizihiza Noheli kubera ko batamufata nk'umwami nk'umukiza. Aho uraza kwibaza impamvu North Korea iriho kandi atari igihugu cyo mu Barabu. Impamvu ni iyi: mu mwaka w'ibihumbi 2016 North Korea yakuyeho icyitwa insengero zose muri North Korea, ikuraho ibintu bijyanye n'Imana. Uri kumva n'ibirori byo bijyanye n'Imana nka za Noheli, Pasika ndetse n'ibindi nta byaharangwaga. Kuva icyo gihe North Korea ntirongera kwizihiza Noheli kuko umuyobozi w'igihugu cyabo yanze ko amadini akomeza, kubera ko baziho ibintu byinshi ku bijyanye n'idini. Ni igihugu cyahagaritse ibijyanye n'idini ndetse kiranabirwanya, kuko ubu ngubu nta dini za Katolike cyangwa andi madini yose wapfa gusanga muri North Korea avuga ku Mana, kuko yamajije guhakana byimazeyo ko nta dini rizongera gukorera muri Korea. Ku munsi twese tuzi ko imiryango iba igomba guhura ikishima, ikifotoza, igateka, ikarya ndetse ikanatembera ndetse ikanahurira hamwe nk'umuryango. Icyo gihe Korea ya ruguru nta kijya igira kuko itemera amadini. Nibyo rero dusanga ahantu hamwe na hamwe mu bindi bihugu byo mu Barabu nabyo bitizihiza Noheli kuko byo ntabyo ntibyemera Imana, ariko byo bitandukanye cyane na North Korea, kuko North Korea yo yahakanye ikintu bita Imana
nubwo mu Barabu bose bo babyemera. Gusa nabo ku rundi ruhande ikintu bita Noheli cyo ntacyo bajya bemera kuko bihabanye cyane n'idini ryabo. Idini ryabo ryemera Muhamadi, kuko usanga akenshi batemera ko Yesu ari umwana w'Imana, bemera ko Yesu ari intumwa y'Imana. Bityo rero nibyo bituma benshi bahakana ivuka rya Yesu, cyane cyane nk'aba bo muri kino gihugu cy'Abarabu ndetse na North Korea, ugasanga batanabyizihiza. Njye twari turi kubana, nitwa Ndikumana Justin. Mukore subscribe kuri channel yanjye, mushaka ko hari n'ikindi cyegeranyo nabakoreraho nakibakorera. Mwandike muri comment, like kandi munakore share. Wifuza kwamamaza urakurikiza amabwiriza.